Ibihe byiza mwe mukomeje gukurikira imbarutso ya demokarasi, murabizi tuganira ku ngingo zitandukanye. Uyu munsi turongeye dusuye Madamu Victoire Ingabire Umuhoza, Presidente Fondateur wa Darf Umurinzi, niwe tuje kuganira nawe kugira ngo turebe zimwe mu ngingo nyinshi tugenda tunaga akajisho. Tugwaha ikaze ku mbarutso ya demokarasi nanone. Murakoze, ndabashimiye. Bashimiye ko mugarutse kongera kunsura ngo tuganire, ndabashuhuje ndetse nshuje n'abazakurikira ikiganiro. Mwese ndabifuriza amahoro y'Imana. Baragukunda? Barankunda kandi nanjye ndabakunda rwose. Abantu bose bahora bandika ngo turagukunda, nanjye bamenye ko mbakunda rwose. Haronye mbona nkahita mvuga nkabona nyine aranditse ngo uzame nimero yawe ngo nzagusure. Ibyo bintu biremewe? Ndasurwa nk'abandi banyarwanda bose. Ari abantu bajya bagira ngo njye nta bantu bahagenda, uyo ndasurwa nk'abandi banyarwanda bose rwose nta kibazo. Arabazi ko urugo rwawe rurinzwe n'abajepe n'abasirikare. Akada abajepe se ko barinda Perezida wa Repubulika, barinda umuturage usanzwe nkanjye. Okay. Yego, ni muri wa muyo wo kuganira tureba zimwe mu ngingo zigiye zitandukanye. Muri iyi minsi icyo twaheraho, amaze iminsi hagaragara inama nyinshi mu Rwanda, kandi izo nama ziza kubera ibikorwa remezo. Ibyo bikorwa remezo uri umwe mu bantu babigaye baranabirwanya. Ubwo ni watsinzwe icy'umutwe. Abakoze muri politiki burya umuntu afite gahunda zo ko ari ibintu ko ari ibintu. Icyambere cyo ndashima ko izo nama zisigaye ziba, kuko hari naho mperutse kubona ko u Rwanda rwa kabiri muri Afurika mu gutegura neza inama mpuzamahanga isigaye zibera mu gihugu cyacu. Ariko nkuko nabivuze, ni nacyo kintu natuma abantu bagira amashyaka menshi. Donc ishyaka rya FPR ryari biravuga riti twebwe ubukungu bwacu turashaka kubwubakira mu kubaka ibikorwa remezo, tukajya dutegura inama. Njyewe nkavuga nti kwa ko turi igihugu cyiyubaka mu bukungu, aho kubaka amahoteli nk'ariya mazu tubanze dushore muri Rwanda giseseka, twubaka ubukungu bwacu duhereye hasi. Donc ni uburyo bubiri bunyuranye bwo kureba uburyo barebamo ko bubaka ubukungu. Ariko ntabwo kuba navuze nti ntabwo mbyemera nkerekana icyo ngewe numva nakora, ntabwo bivuga ko bari gutsindwa cyangwa ikintu. Niyo mpamvu mpunze kuvuga nti abanyarwanda twige kubahana mu bitekerezo byacu binyuranye. Nk'ubu ndashima ko ibyo bikorwa remezo babyubatse bakabishyiramo izo nama. Nubwo njye navugaga nta mafaranga nayashora hariya, kubanza kuyashora hariya. Ni byiza ko izo nama zihari, kuko nibyo gushima ko izo nama zihari, kuko no kugira ngo zize ntabwo zizana, hari imbaraga zishyirwamo kugira ngo izo nama zize gukorerwa n'ahangaha mu Rwanda. Ahubwo icyo nasaba ni ukureba noneho ya mafaranga ava mu birumvikana ko agomba kubanza kwishyurwa gukora ibikorwa remezo byubatswe ku mwenda twafasheho. Mwenda w'igihugu cyacu uri hejuru cyane ugereranyije n'ubukungu bw'igihugu cyacu ko bimeze. Uwo mwenda rero nibura amafaranga ari kuva muri izo nama, turabizi ko izo nama iyo zije ziha bake akazi, cyane cyane urubyiruko rwa hano mu mujyi. Ariko urubyiruko rwo mu cyaro ntabwo amafaranga bageraho, kandi urwo rubyiruko rwo mu cyaro nujya ngo ndakuvuga nti kubatse ubukungu buhereye hasi, n'ubwo rubyiruko rwo mu cyaro rwari kubageraho. Ariko rero ubwo porogaramu yakozwe ari iriya n'inama kazi remezo gukorwa, nibura amafaranga igice kimwe cyishyurwa uwo mwenda, ariko ikindi gice gishyirwe mu gushaka uburyo urubyiruko, mu gufasha urubyiruko kubona uko rwabona igishoro rukabona icyo rukora. Urumva amafaranga yari yinjiye mu gihugu, kandi kuri abaje abanyamahanga ni nako amadevize aza. Nk'uko bivuze uti bahere hasi bubaka cyangwa se bateza imbere abari hasi. Ariko se nanone kubaka ubushobozi wenda bw'ibikorwa remezo, kuko urabizi ko ibyo bikorwa remezo n'ubundi nibyo bikurira izo nama. Ari n'ikindi kintu uvuze ngo amafaranga wenda y'umwenda ni menshi kurenza inyungu ivamo. Aho si twaba twirengagije ko inyungu ivamo, ndavuga ko dufite umwenda uri hejuru ugereranyije n'ubukungu bw'igihugu. Ubukungu bw'igihugu, yego. Ariyo mpamvu njye navugaga nti wenda tubanza tugashora hanze ku bukungu duhereye hasi, byari kudufasha kuruta kubaka ibyo bikorwa remezo binini nakwita Dolix. Ingaruka donc inyungu zabyo zitagera donc zidahita zisubiza ibisubizo
by'abaturage dufite kuko tuvuge nk'ubu turacyafite ibikorwa turacyafite ikibazo cy'ibikorwa remezo by'imihanda turacyafite uturere kugira ngo abaturage bahinge bageze imyaka yabo ku masoko ari ikibazo kubera imihanda hari ibiraro buryo bavuga biba byacitse hari n'ibyubakwa bikamara icyumweru kimwe nyuma y'ibyumweru bibiri bamaze kubitaha bikaba byacitse no kurabona nk'ibyo bikorwa remezo bifitiye rubanda nyamwinshi ya giseseka akamaro nk'ibyo mbavuga ntiho twagombye kubanza gushyira imbaraga ariko ubwo hakozwe na biriya byarakozwe nta nubwo umuntu yabisubiza inyuma ahubwo igisigaye ni ukubibungabunga nyine hatagira icyo bisenya noneho tubibungabunga ariko noneho ikivuyemo twibuke tugende tugishore muri bya bikorwa remezo bizamura rubanda gisesekere hasi hariya muri izo nama rero hari nyinshi zagiye ziza hano mu Rwanda n'iziherutse harimo inama yiga ku mutekano ndetse n'inama yahuje abayobozi b'ibigo byigenga muri Afurika aho hombi hari ibintu byinshi byagiye bigarukwaho bamwe bati icyashoboka muri ibyo bihugu by'amahanga no muri Afurika kirashoboka ni inama yahuje aba bayobozi b'ibigo byigenga indi nama y'umutekano nayo ijite nyamara urubyiruko ruri mu buhezanguni ndetse cyane cyane ko n'umutekano wa Afurika ntumeze neza amakudeta araba byinshi biba ibyo bintu byombi wabiduhuriza ute tugendeye ku gushaka kubaka Afurika nziza y'ahazaza nibyo muri icyo kiganiro harimo n'ikiganiro kimwe muri icyo kiganiro cy'abayobozi b'ibigo byigenga muri Afurika navuga abashoramari bafite ibigo binini byigenga hari n'ikiganiro bavuze nyine bati ni gute ejo hazaza Afurika heza twahakora tukubaka Afurika ikomeye tukubaka ubukungu bukomeye muri Afurika ni byiza iyo wicaye ugakurikirana ibyo biganiro abantu baba bajyamo impaka navuga ko abanyafurika turi abambere mu kuvuga tuzi kuvuga amagambo meza ku buryo rwose uhicara wahaguruka ugahita uvuga uti ibintu ni munange ariko abanza hari igihe sinzi ukuntu bajya bavuga mu kinyarwanda ngo ni amasigara cyicaro donc abanyafurika dufite ikibazo cy'uko tuvuga ibintu byiza iyo turi mu nama nka ziriya abantu bakicara kuvuga amagambo meza ukumva ni meza ariko hanyuma bahaguruka ukazasaka ikizakurikiraho ukakibura tuvugire nk'urugero rwatanzwe uriya mushoramari ukomeye cyane w'umunyafurika rye twandera Dangote ati iyo mba nshaka gushora mu bihugu binyuranye bya Afurika atari ko kugira ngo nzashobore kubona viza yo kuva mu gihugu kimwe njya mu kindi ni intambara nyamara iyo ndi Burayi ngera viza y'igihugu kimwe ndashobora gutembera mu bihugu 20-30 ntongeye kujya gushaka viza hano muri Afurika ntabwo bikunda donc urumva abanyafurika dufite ikibazo nitwe ubwacu donc dufite amagambo meza tuvuge turi mu nama nka ziriya ariko nitwe ubwacu twifunga nicyo kintu kimbabaza ngira ngo garuke nko mu nama iriya y'umutekano nayo abantu hari ikintu dukunda kuvuga ngo abakoroni ubucakara bwabayeho ryari mbese ibibazo byacu tukabishyira ku bazungu ariko tumaze imyaka irenga 60 twigenze ese muri iyo myaka 60 abanyafurika ubwacu ikintu twakoze kugira ngo nibura turushaho gutera intambwe donc ibyo bikomere twasigiwe n'ubukoroni tubirenge donc iteka kwa kutarangiza inshingano zacu ko bikwiriye iteka dushaka kuzomeka ku bandi dufata urugero rworoshye nari maze kuvuga uwo muntu wavugaga ku kibazo cyo kubona viza nyine habura iki kugira ngo ibihugu ni u Rwanda rwarabyoroheje Kenya byarabyoroheje umunyafurika wese uzajya viza zajya yifata yageze mu gihugu imbere nta kibazo nta za formate zihari nta zindi zihari n'ibiki byose ariko tube turetse kujya muri aho hari groupe ya WhatsApp mbaho abantu bamaze iminsi bagimaka ku bya panafricanisme none umuntu yagira gutya agaterura nk'ikintu badashaka abadoshinga igitekerezo cyo kutamuta uyu muntu ngo mitemo namukuraho mitemugira gute ko kibazo dufite hari ikintu abanyafurika tugomba kubanza kwiga koroherana tubanze tworoherane nk'abanyagihugu tuvuge hano mu Rwanda nyuma y'imyaka 60 tuvuye mu bukoroni u Rwanda tuvuga ko ari igihugu kigenze n'uyu munsi ntabwo turaba nation ntabwo turaba igihugu iteka turacyafite ibintu by'amacakubiri turacyafite ibintu bya munyangiri ntabwo igihe tutaraba nation donc ngo twumve ko turi abanyagihugu turi bamwe
ntumve ngo uriya n'umwanzi w'igihugu. Ntabwo ushobora kuvuga undi munyarwanda umwanzi w'igihugu, muhuje igihugu, nta n'ikindi gihugu mufite, ni umunyarwanda nkawe. Ukavuga uriya n'umwanzi w'igihugu, yavuga ibintu kumva wamwica. Hari n'abavuga baturiya niba mwica, nyabona babandi bose bavuga ati Ingabire ku cyangwa bataramwica ku kibazo. Ugasanga umunyarwanda arifuriza indi inabi, ntashaka ko undi munyarwanda abaho. Niba udashaka ko undi munyarwanda abaho, mutuye mu gihugu kimwe muhuje igihugu, harya urambwira ngo urashaka ko undi mudahuje n'igihugu abaho. Donc ikibazo cya mbere dufite nicyo koroherana, tukavuga tuti nubwo turi miliyoni 10 zisaga 13 ntabwo dushobora gutekereza kimwe, ariko niba azanye igitekerezo nkaba ntacyumva ntanacyemera, ntabwo ari impamvu yo kumufunga, ntabwo ari impamvu yo kumuvutsa ubuzima, ntabwo ari impamvu yo kumubuza amahoro, ntabwo ari nta impamvu sukurwa kumutuka n'ibyo byose. Ahubwo ndagereza kumwerekana icyo gitekerezo cyawe, nyamara njye ndabona ahubwo twagera gutyo kugeza igihe duhuriye biza aho duhurira. Aho si mu Banyarwanda gusa, noneho tujye mu karere, sibyo? Dufite East Africa Community. East Africa Community yashyiriweho kugira ngo abantu nyine urujya rw'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa bijye byorohe, abantu boroherezwe bagende. Mwese dufite ibihugu, mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ntufunze, u Rwanda na Kongo se ntibireba na yingwe, kandi turi mu karere kamwe mu muryango umwe, East Africa. Donc East Africa ntabwo iri mikoro. None se none tuzagera none tuvuge ngo Afrika yose iri bukore. Mu gihe dufite Afrika y'Iburasirazuba, Majyaruguru ndetse n'iyo mu Majyepfo. Iyo mu Majyepfo iraje irimo irarwana, irafasha Kongo kurwana, u Rwanda bakarushyira mu majwi. Hanyuma ibindi bihugu bikarebera, nta gihugu byishyira hamwe bikavuga biti reka dushaka uburyo haba umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi, hagati y'u Rwanda na Kongo, kugira ngo nyine ya solidarite ya Afrika ibeho, ya Afrika ikomeye tuyubake. Nizo tuzayubaka gute? Ntabwo bishoboka. Donc rero niyo mpamvu uvuga iyo tugiye mu nama abanyafrika dukunze kugira amagambo meza, twaba turimo tukavuga, umuntu akavuga ati rwose ibintu, ariko mu by'ukuri no gufata ivu tukarenza hejuru y'umunyotwe, ntihagire umuntu utunyuka kuvuga ati ibibazo bihagaze gutya, tubanze turangize ibibazo, tukivukira amagambo meza, tukarenza hejuru y'umunyotwe, hama tugakomeza tukagenda imyaka igashira. Iyo Afrika nziza rero bavuga dushaka kubaka ngo ejo ikomeye, ubwo bukungu bukomeye ntabwo buzageraho. Noneho iyo ni nama yabari abayobozi bo hejuru. Noneho inama y'umutekano, inama y'umutekano nayo ni nziza rwose, nabonye izarangira iminsi 3. Nabonye batumiye abantu bo hirya no hino, nakurikiye ibiganiro byatanzwe, abantu bavuga ubuheza nguni, bakavuga ati ariko tukagaruka kuri cya kibazo bavuga ikibazo bari abantu bo mu bihugu by'uburengerazuba batuvuga nabi. Ese tuvuga ibyo tudafite, batuvuga ibyo tudakora, batuvuga ibyo dukora. Niba umunyarwanda yanze undi munyarwanda akamuvutsa uburenganzira bw'akabumwenya, ese muragira ngo bazabavuge, bazabatera indabyo? Barimo barabavuga ibyo uri mukorera n'undi mugenzi wawe nk'umunyarwanda. Niba twangana twirirwa tubishyira kuri za Twitter, barimo barabibona. Niba mvutswe uburenganzira bwanjye hano nkabivuga, bazavuga ati Ingabire n'ujya kwandika niwe dushyira hanze ukajya za article, niwe ujya kwandika za article hanze, ndazandika nyine kugira ngo mbasabe mukoze, kuko ibyo bintu iyo hano mpabwa uburenganzira mba mbivugira hano mu Rwanda, nkabwira abanyarwanda ibyo mvugira hanze nkabivugira hano mu itangazamakuru ryo mu Rwanda. Itangazamakuru ryo mu Rwanda ntishobora no gutinyuka kumpa ijambo ngo mvuge nyine ngo mvuge ngo nyamuneka biriya bintu ntibikosorwe, abanyarwanda twumve ko tugomba gushyira hamwe, twiyubake nka nation, nitumara kubaka nka nation nibwo tuzashobora gushyira hamwe tukubaka ubukungu bukomeye. Ariko igihe tukirebana nk'injangwe n'imbeba, igihe tugifite impunzi zuzuye hanze zikora politike hanze, tumenye ko ibyo turimo gukora tugomba gushaka uburyo tubishyigashyira, ibimaze kugerwaho bigomba gusigasirwa bigenze gute, umutekano wabyo n'uwuhe. Igihe dufite impunzi ziri hanze zitishimye zikora politike, ni gute ibyo bintu twagurwanya kugira amateka atisubiramo, ni gute ibyo bintu byose twabiganira nk'abanyarwanda. Hano bakaba badashobora hari itangazamakuru rishobora kukwemerera kurivuga. None se warabagannye barakwangira? Uzababaze wowe ni umunyamakuru. Hari radiyo imwe igeze gutegura ikiganiro barantumira, hazigaye nk'amasaha 2 batereka batumiye bati nyamuneka umuntu ni muhemiko. Donc niba mushaka ko tuvugwa ibyiza, nidukora ibyiza nibyo bizavugwa. Noneho abo bantu nibajya kudushaka ibyiza ibyo kutuvugaho bibi bazabiburi. Ariko ntabwo wabuvutse umuntu uburenganzira kugeza ubwo umubuza kujya gusura uwo bashakanye urwaye, ukanga ko ajya kumusura. Hanyuma warangiza ukavuga ngo
abantu nibabivuga uvuge ngo abantu baratuvugana, barabavuga ariho, barabavuga ibihari, ni mukosore ibyo bibi mukora hama murebe ko nyine hari abazashaka ibyo bavuga babiburi. Turavuga ngo urubyiruko, muri iyo nama bagarutse ku rubyiruko, donc bakavuga ati urubyiruko abuheza nguni, urubyiruko rugenda rukajya mu mitwe y'iterabwoba, kavuga birahugu byose bya Somalia za Mali za hose, ariko urwo rubyiruko rujyamo kubera iki? Rujyamo kubera ibyo bibazo by'ubukene. Donc ya miyoborere myiza dukunze kuvuga iyo turi mu nama, ariko nyamara idashyirwa mu bikorwa ngo yere kuri hose, nicyo kibazo. Tuvuge nk'uyu munsi numvishije kuri radio imwe bavuga urubyiruko rwo muri Gatsibo, bavuga bati rwose urubyiruko kubera ikibazo cy'ubushomeri bajya mu nzoga, usubye ko nibajije amafaranga banywera bayakora urubyiruko rwa Gatsibo amafaranga munywera muyakora ayo mafaranga mwayaterageje mukayabika buhoro buhoro ugatanatana aragwira. Ikibazo ni cyo ayo mafaranga atera, ahubwo nyuma yo kuyanywera. Donc noneho nyine niho nshaka gukomereza ngo bamara gusinda bakajya mu busambanyi bakarwara sida, noneho icyorezo cya sida kirimo kirazamuka. Donc aho ngaho niho bajye. Ariko urwo rubyiruko rubonye n'abandi babashoka kujya mu bindi bikorwa byo ko abo bafite iyo mitwe y'iterabwoba, niho n'urwo rubyiruko bajya gusanga rwihebye, rutabona ejo habo hazaza, bakabona ntaho bafite, noneho wenda niba atajya muri izo nzoga akajya muri iyo mitwe y'iterabwoba. Donc ni ukuvuga ko imiyoborere myiza, tuvuga n'andi ngaruka, nkavuga nti igihugu cyacu kuko kikiyubaka mu bukungu, tugerageze dushaka uburyo urubyiruko rwacu rushakirwa igishoro. Nakunze gutanga urugero mu buryo bworoshye, uburyo dushobora kubaka ubukungu muri urwo rubyiruko duhereye hasi kandi ku tuntu dutoya. Nakunze no kubivuga ko ubukene ni opportunity, donc ni amahirwe. Kuba dukennye ni amahirwe yuko dushobora kubona akazi kugira ngo nyine ibyo tudafite tubigereho. None se nakunze kuvuga nkavuga nti imirenge nirebe, dufite urubyiruko rungana iki rwize rudafite akazi, ese rwize ibiki, rufite ubumenyi mu biyi, bamwe se bashobora guhinga, dushobora kubonera se ahantu ya politiki yo guhuza ubutaka bakaba bahinga, tukabafasha ku buryo bahinga uburyo bwa kijyambere kandi bakabonera isoko ibyo bahinze. Dufite se abizi iby'ubwubatsi, ese muri umurenge wacu nta bantu bubaka, niba harimo bakeya bahuza imirenge 3-4 cyangwa se babikore ku rwego rw'akarere, bavuge bati urubyiruko rwacu rwize kubaka, turufashe rujya muri koperative, turugurira ibikoresho, none tuvuge tuti hano baturage mutuye mu karere ka hano, uza bishaka kubaka hari koperative rubyiruko ngiriye, bajye mujya kubashaka hariya. Hari abazi gukora iby'amazi bakora ibyo ngibyo, hari abazi iby'ubudozi. Urabona ko mu minsi yashize ari politiki yashyizweho yo kuvuga ngo abantu imyuga, kandi koko iyo myuga niyo ikenewe kubera ko igihugu cyacu hari byinshi bigikeneye gukorwa muri iyo myuga nyine. Abazi gukora imihanda, none urwo rubyiruko icyo gishoro leta muri iyo, niyo mpamvu navugaga ntaho gushora mu mishinga migari nk'iriya, tonze dushore muri iyo mishinga mito y'urwo rubyiruko, turufashe muri bake, kuko nta bantu batubaka, nta bantu batambara, nta hantu haba hadakenewe amazi, nta hantu haba hadakenewe imihanda. Iyo mirimo yose urwo rubyiruko rukayikora, rukabona amafaranga, rukinjira, rukazamuka, amakoperative akazavamo, niyo azavamo abantu nka bariya baje muri ziriya nama nyine, niyo azavamo biriya bigo bikomeye byigenga. Kuko niba bubatsi bo mu karere bo mu ntara iyi n'iyi, reka tujye ku rwego rw'intara, bakomeye bazafatanya no mu gihugu usange bakoze inganda zikomeye cyangwa entreprise zikomeye zijyanye n'iby'ubwubatsi, usange nibwo bagenda gukorera mu turere mu karere u Rwanda rurimo, usange tanko ibikorwa byabo bigende byaguka. Nuko nguko abantu bashobora kubaka ubukungu buhereye hasi kandi leta idashoye mwe amafaranga menshi cyane. Donc rero urwo rubyiruko nirutitabwaho nyine bagomba kumenya, kandi nakundi ruzitabwaho usibye kurufasha kubona igishoro. Donc niba umwana, nkunze kubivuga, abana benshi bahora bivuga barangije kwiga bavuga bati nta gishoro dufite, iwacu baririye barimara n'agasambu kari gasigaye ndetse karagenda. Donc igisigaye ni ukureba ese igishoro nyine kizava. Usibye ko nabonye muri iyo nama yaba bashoramari nabo bavugaga bati turashaka ko twakora inganda muri Afurika, ariko kugera ku mafaranga biragoye. Kugera ku mafaranga biragoye kubera ko kujya gusaba inguzanyo muri za banke zirahenze, birahenze, inguzanyo ziri hejuru. N'ubwo ugasanga umuntu kugira ngo azabone amafaranga yo gushora, akora uruganda ruhindura nk'ibyo mu buhinzi, rugahinduramo ibiribwa cyangwa icyo akavuga ati birahenze. Niyo mpamvu usanga tukora inangaha tukabyohereza iriya. Niyo mpamvu njye mvuga nti twe dukwiriye gushaka uburyo tubanza kubaka ubukungu bwose. Donc ntiduhite, donc ntekereza ko kuba
hari igihe twibagirwa ko tukiri mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere tugashaka guhita tugera kuri leva yaba ari ku bukungu bw'igihugu wibatse ubukungu bw'igihugu tuvuye nk'urugero nk'abo bavugagamo biriya bintu bya artificial intelligence ubwenge buhangano sibyo hari umuntu watanze ikiganiro avuga ati ubu ngubu ikintu kigezweho nyine ni ubwo bwenge buhangano ikibazo kizaba kiba ntabwo kizaba kiba hagati y'aburengerazuba n'abamujyepfo cyangwa tewe n'akarere isi uturere tw'isi ko abantu bagenda bigabanya atabwiye ubu ngubu ikibazo kiri imbere kizaba hagati y'abafite ubwo bwenge buhangano n'abatabufiteho access noneho nkavuga turimo turabyegera hano mu Rwanda tutarashobora uri muturage wese atarashobora kubona amashanyarazi mu Rwanda inganda zacu zifite ikibazo zora zivuga kimwe mu bikumira n'abashoramari kuza gushora imari mu Rwanda ni ku giciro cy'amashanyarazi kiri hejuru donc kugira ngo tugere kuri iyo artificial intelligence ubwo bwenge buhangano tugomba kuba dufite amashanyarazi donc deje turashaka kugera hariya kandi hano ibyo ntangiro ntabyo dufite ngo n'amvu vuga tubanze twubake duhumirize twihangane hariya tuzahagera ariko tuzagera twabanje kubaka ibyibanze byo hasi twabanje kubaka ubwo bukungu bwo hasi kuko niba turimo kuvuga ngo ubwo bwange buhangano abazaba batawufite bazagira ikibazo ariko tugashaka guhita aribwo tujya kubaka kubera ko hari bake cyane bafite ubwo bushobozi amashanyarazi ageraho bashobora kuzabukoresha ariko tukibagirwa ko imbaga nini y'abaturage ba Afurika noneho tukuvugira no mu Rwanda imbaga nini y'abanyarwanda badafite umuriro utabageraho ku 74% ni kanini kandi mu minsi mike 100% zaba ryagezweho oya tujya tuva muri propagande politique hama turebe n'ukuri kw'ibihari donc ndabyemera ko hari aho tugeze umuriro w'amashanyarazi hari aho wageze ariko turacyafite urugendo rurerure kuko ntabwo turagira wa muriro ndimo ndakubwira ndimo turavuga ngo kubaka ubukungu bushingiye ku nganda byano byo kuvuga ngo guhindura ibintu tukabihindura natwe tukabishyira ku masoko byahinduwe kuko muri iyo nama babivugagamo ariko bavuga dufite ikibazo cyo kubona amafaranga none ngavuga nti donc ikibazo dufite nuko dushaka guhera ku bintu byo hejuru dusaba amafaranga menshi kandi kugira ngo tubone amafaranga nuko twubaka ubukungu nyine tukabona amafaranga ugeze ngo ibyo bihugu tuvuga byo tujya gushaka amafaranga babotse gute barabanje nabo bubaka ubukungu bwabo bahereye hasi niyo mpamvu bafite ubukungu bwo hejuru bukageza nabi bwo bagira amafaranga yo kuza kutuguriza ariko natwe nitubanze kubaka ubukungu buhereye donc tubanze turebe icy'ingenzi tugomba guheraho ni iki duhere ku rubyiruko rwacu turuha akazi rwinjiza amafaranga leta ibone amafaranga y'imisoro nimara kubona amafaranga y'imisoro hanyuma igende ibone uko ikora imirimo yayo nabonye nka umuyobozi wa RDB avuga ati leta zigomba kubona ahandi hantu zikora amafaranga hatari mu misoro ariko ikibazo dufite ngarukaho mbere hano mu Rwanda ibyo bihugu bifite amafaranga ni ukuvuga leta isigarana inshingano nkeya leta inshingano zo kuvuga buri muturage wese ashobora kubona aho yivuriza bafite ibitaro privé ariko leta ifite ibitaro privé umutekano ni ukuvuga abapolisi n'inzego zose zishinzwe umutekano amashuri ibyo nibyo leta yibanda ibindi byose bikorwa n'abikora ku giti cyabo abo bikorera ku giti cyabo barasora amafaranga batanga bahagije agatunga igihugu ndetse bakabona nayo baduhamo nk'imfashanyo twebwe bimeze bite umukoresha wa mbere dufite ni leta kubera iki kubera ko leta niyo iragenda igashora amafaranga hariya ishyaka riri ku butegetsi rikajya muri business hanyuma wikora ku giti cye ntazashobora kujya muri competition n'ishyaka riri ku butegetsi donc ni imicungire myiza abanyafrika tugomba kubanza gukunda ibihugu byacu tugakora imbere dushize imbere inyungu rusange tudashyize imbere z'inyungu zacu bwite naho ubundi tuzakomeza tuvuge amagambo meza dukoresha amanama nkariya ariko Afurika ntabwo izajya imbere na rimwe urubyiruko rw'u Rwanda cyane warwikijeho uruvugaho byinshi ko rukwiriye gufashwa ugendeye kuri ibi byo kuvuga ngo ubuheza nguni ubona urubyiruko rw'u Rwanda ibyo bintu rwabijyamo niba rutajya mu buheza nguni rujya mu busambanyi rukarwara sida kandi ngo nirwo ruzubakirwa ku Rwanda rw'ejo niba tugeze ku rwego rwo gukunda ibintu byoroshye kurenza ubuzima ni ikibazo ngo sida ntabwo ikica ngo ifitiwe imiti ifitiye imiti n'ibiti byose donc deje iyo mitekerereze irapfuye
iyo mitekerereze irapfuye kuko no gushaka ubuzima bwiza utagwotse utavunitse ukabushakira nyine uvuga uti niyo nazaba ndwaye nta kibazo kurya iyo urwaye hari ntabwo buryo ukora 100%, ntabwo production ya donc umusaruro wari gutanga burya ntabwo bawuzi iyo wari kuba udafite ubwo burwayi. Donc icyo ni icyambere. Nuko icyo nashaka kuvuga rero no kuvuga ko rwarubyiruko rwacu niba rutazajya no mu bwo buheza ngo kuko twe tugira amahirwe ubwo buheza ngo ni bwitirirwa abayisilamu nta buhari ntabwo ngena nabwitirira abayisilamu navuga ahantu hose abama baheza ngo ni daire nabonye na general nzaba mwita bigarutse avuga tubuheza ngo ni si mu bayisilamu gusa kandi nibyo koko buheza ngo ni abantu hose ariko ubwo buheza ngo ni niba twebwe bushingiye ku idini twebwe tutabufite ariko twumvishije ko ikibazo dufite nuko urubyiruko rwacu rujya mu nzoga rukajya mu busambanye ibibazo bikaraba nose urwo rubyiruko rwishwe n'inzoga nirwo tuzavuga ngo ruzuba ku Rwanda rw'ejo ntabwo bizakunda. Ko bwawo u Rwanda na Kongo ubona bafite bapfikise nyine uzo kujya kuzabaza abo banyepolitiki hari icyakora isibye ko abantu babaje babwira ko ikibazo cya Kongo ni ikibazo cy'amabuye yo muri Kongo nta nubwo ikibazo ari u Rwanda gusa ngimbwira abantu ntibakareba u Rwanda gusa bajye bareba ibyo bihugu byose y'amasosiyete multinationale acukura ayo mabuye. Donc abantu barebe hari uruhare rw'u Rwanda hari uruhare rw'ayo masosiyete internationale hari ibyo bihugu amasosiyete akoreramo avamo bazi icyo kibazo cyose ikibazo cyo cya Kongo namabuye kandi kigomba kureberwa mu ndererwamo rusange ntabwo gomba kureberwa mu ndererwamo y'u Rwanda gusa kigomba kurebera mu ndererwamo rusange ni ikibazo cy'amabuye abantu nibwe bati aya mabuye aracuruzwa te mu buryo bunyuze mu mategeko mu mucyo ku buryo wese abikuramo inyungu ye kuko hatabayemo kwikunda ni kwa kwikunda ngarukaho ari ukwikunda kwizo nganda zikoresha amabuye no kwikunda kw'abayobozi buri wese akareba inyungu ze ntareba inyungu za wa muturage uri mu ariko uko muri Kongo dufite abaturage bamaze imyaka 30 bahora bikoreye akarago badafite amahoro badatuje batageze gute urumva satari kibazo hanyuma nyafrika tukica tugakora inama hano i Kigali tukavuga ukuntu tugiye kubaka Afrika ikomeye tuje hano mu birometero bitarenze 50 dufite abantu bamaze imyaka 30 baba mu nkambi baba mu buzima bubi babayeho duheraho ngaho none abanyarwanda baba muri Kongo ubundi bwo bazataha bate kuko abanyarwanda muri Kongo ni ikibazo cy'abanyarwanda nacyo hahandi mvuga donc iyo abantu badatashye uri umuyobozi urabe kuvuga uti kuki abantu batarimo gutaha wenda igisubizo nabahaye ntabwo ari donc ukavuga uti wenda igisubizo natanze ntabwo ari ugashaka ikindi kuko nkunda kuvuga iyo umuyobozi uri nk'umubyeyi ugomba guhera urambuye amaboko kwakira abana bawe donc ni ukuvuga niba bavuga bati hari abakomeje umutsi ntabwo ari FDLR gusa hari n'abandi banyarwanda bakora politike hanze bavuga bati ntabwo twataha niwo mukanya navugaga mvuga nti kunya amateka atazisubiramo tukwiye kureba uburyo ikibazo cy'impunzi kirangira ukwibuka ko nujya kureba muri bya biganiro byabaye mu Rugwiro 1999 bavugaga bati umutekano w'u Rwanda ntushobora kuwizera 100% igihe cyose dugifite impunzi hanze nuko FPR bivuga ibibizi izi mpamvu bivuga kuko nabo babaye impunzi hanze kandi bazi uko byagenze kugira ngo batahe ni ukuvuga ko rero icyo gihe umuntu akora uko ashaka gashaka ibiryo niyo mpamvu ngiye kuvuga nti abantu bicare baganire niba bicare bavuge bati abanyarwanda muri hanze dufite ministeri y'ubumwe kuki dakora delegation ngo ugende zijya kureba abo bantu zibegera aho kurirwa ministre abatuka abita ibiki byose kandi afite mu nshingano zo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda ahubwo yagombye kugenda akabegera akababwira ati hari programu yo gutaha ni igituma mudataha nikiye bakamubwira impamvu badataha bakagerageza kwegeranya n'ibya bindi mvuga no kujya abanyafrika tutarumva ko tugomba kwegerana ijya abanyarwanda tutarumva ko tugomba kwegerana ukumva ko mugomba kumva uriya n'umwanzi ngomba guhora mutuka ngomba guhora mushinja ibyaha ngomba kugira gute tugahora muri ayo ngayo ntabwo tuziyubaka nka ininasiyo imyaka izarinda irunduka duhore mu magambo meza duhore tuvuga ko abazungu aribo baduciyemo amacakubiri duhore kuba yaduciyemo se noneho twebwe aho tumenye ubwenge tukanabibona twakoze iki kugira ngo ayo macakubiri twe gukomeza kuyubaka twakoze iki donc tureke gukomeza kujugunya icyaha ku bandi ahubwo twe tuvuge tuzi imbaraga turimo gushyiramo kugira ngo twegerane nk'abanyagihugu niziye naho ngaho tugomba kureba dusoza kuri iyi ngingo FPR inkotanyi yabitinya FDLR gusa yayitinya miki ntabwo ntekereza ko ikibazo cyo gutinya ahubwo FPR inkotanyi ikibazo bafite none se wavuga ngo barantinya ko ndi hano imbere mu gihugu
ndi kumwe nabo nandikiye umunyamabanga mukuru wa FPR ngo tubonana ntanansubize donc ni ikibazo ntekereza ishyaka rya FPR rifite gutinya kwegerana n'abantu batinyuka bakayireba amaso bakayibwiza ukuri donc FPR nge muranyibwira ni itinyuke yemere kurebana mu maso n'abantu bayibwira ibitayishimishije ibyo udakunda rega jye utinyuka urebe mu maso umuntu ubwibyira udakunda ibyo umukunda murebe mu maso hari ibyo bakubwira rukuri kandi niba byanakubwira atari ukuri noneho umubwira utari ku byo ngibyo uribeshya dore ngewe impamvu nahisemo uyu murongo dore cya noneho ariko we gutinya kure mu maso abantu batemera ibyawe bacaranjinga ujye utinyuka ubarebe mu maso uvuze ku bijyanye no gutinyuka ntabwo rero ntekereza ko FPR itinya FDLR ko nanjye nihireyeho ntibatinyuka guhura nanjye ntibatinyuka kundeba mu maso donc ni ikibazo bafite cyuko badatinyuka kurebana mu maso n'umuntu babwira ibyo badashaka bakunda umuntu bakomera amashyi akabashimagiza ariko umuntu unenga politiki yabo ntabwo bayemera ngero nababwira nimutinyuke kurebana mu maso n'abatavuga rumwe namwe n'abatabona ibintu kimwe namwe kuko ari aho abantu bashobora guhurira uvuze kuri ibyo bintu byo kudatinyuka kurebana mu maso nabo ngabo batumva ibintu kimwe nabo bita binjyana ku mudamu ejo bundi wangiwe kuza mu Rwanda yageze ku kibuga cy'indege gutya bamusubizayo biriya bintu wabifashe uti uraho muri Man Right kimwe nabonye hari n'undi umunyamakuru navuze ngo ageze Addis Abeba baramwangira ubundi ngewe ndibo nta muntu nakwangira kereka ari umuntu nzi kwaje gukora kwangiza umutekano w'igihugu nyabera byo kuvuga ngo baraza ngo bakatwandikaho ibintu bitari byo ariko reka tubwira abayobozi b'igihugu cyacu nicyo ndi kubabwira batinya kumva ko umuntu ababwira ni mujye mugerageza ibyo babanenga ko nase bageze ngo Imana irakira bihimba ntibibwirwa n'abanyarwanda se ejo nibwo ku kiganiro cy'ubushize twavuze kuri raporo zanyu z'abanyamakuru ibyo mudatunyukira kuvuga kuri mikoro nyamara muragenda mukabibwira uriya muryango w'abanyamakuru mukabibwira inyuma ya mikoro mukabwira mutari ko burya turi abanyamakuru ariko ntabwo akazi kacu kagenda neza ntabwo isanzure dufite mukabivugira nyiramikoro nyamara imbere ya mikoro mufite ntabwo mushobora gutinyuka muvuge muti impamvu tutisanzura kimwe biri bitatu nibi dore impamvu zitubuza kwisanzura mukagenda kwabibwira iriya miryango ikabyandika ntabwo iriya miryango yandika ibyihimbye yandika ibyibwiwe n'abanyarwanda rero ngewe icyo nabwira ubuyobozi bw'igihugu cyacu ni abantu babwira bati iki kintu ntabwo ari cyo mujye mwicara mushishozi muvuge mutari ko iki kintu koko ntigishobora kuba kibangamye tugikosore hanyuma abantu bazashaka icyo babandikaho bazakibwa n'ibyo nyine navugaga byo kuvuga ngo batuvuga nabi bari bihugu by'uburengerazuba bituvuga nabi vuga Afurika nabi kandi ibyo bavuga nese nibavuga ngo mukora kudeta nibavuga ngo nta demokarasi mufite nibavuga ko mwica abaturage banyu nibavuga ko za ruswa nibavuga nese ntitubifite ntibihari se Jesiri dufite n'ibyiza ariko semba ibyo byiza byanyu mujye mubivuga nabo bazajya bavuga ayo mabi yanyu ahubwo icyo abantu bakora kurwa ninubira navuga nti nkora iki kiremo imbaraga zingana iki kugira ngo niburi ibyo bintu gwanuke erega bare bihugu kuvuga ko nabyo ari parafu nabo bagira abantu babo bicwa bagira abantu babo ibyo za ruswa nabo barazigira bagira gute ariko nibura biri ku rugero rwo hasi natwe dugushyiremo izo mbaraga bigera ku rugero rwo hasi ku buryo nta muntu uzi ko muri biriya bihugu iyo ibyo bihugu bavuga bituvuga by'uburengerazuba byageze kuri demokarasi ku buryo nta muntu ushobora kwangirwa kujya kwiyamamaza ariko twebwe turacyabifite nk'umuntu ashaka kwiyamamaza bakamwangira kandi itegeko nshinga rivuga ngo abantu bose bafite uburenganzira bwo kwiyamamaza ntabwo nibavuga rero bati umuntu yangiwe kujya muri politiki kandi koko byakozwe nese baba batuvuza ibintu bitari byo batuvuza ibintu biri byo bihari niba dufite amategeko tuyubahirize nituyubahiriza ntabwo bazashaka ibyo batugira niya bitaba perfect kuko nta gihugu kiri paradizo hano buri singi kibyuze ibintu byose 100%, ariko nibura iyo hari ibintu bitoya cyane byakagombye kuba bikorwa bitakagombye gusaba imbaraga nyamara nabyo bikorwa ukibaza biriya bikorewe iki usebye guhesha amanota mabi y'igihugu bikorewe iki ibyo rero kwanga nka biriya nabyo par exemple nko kwanga ko umuntu yinjira mu gihugu njya namureka kaza n'ubundi se niba hari abantu agombaga kuvuga niba hari abantu yaraje afite target yo kuvugana nabo na communication hari n'ubundi azavugana nabo n'ubundi byari kuzavuga n'ubundi azajandika ese ubundi ko n'ubusanzwe basohora raporo n'ubundi bataganira n'abo
kandi guverinoma y'u Rwanda ikabihakana ko ivuga ko ibyo bintu ari ibinyoma. Ari ibinyoma gute? Nazo wavuga ibintu udahagaze utigize ujya gukora survey. Ubuse raporo za Abanyamerika basohora Abongereza ntibazavuye muri ambasade zabo se? Ntibabazihawe n'Abanyarwanda se? Ibyo ndimo kukubwira tekinoloji yatumye isi iba ntoya. Ntabwo akeneye no kuza. Ashobora no guhamagara uwo muntu bari bafatanya gahunda n'ibyo ndimo kukubwira, akamuhamagara akamubwira ati burya cya kibazo kubera ko ntinjiye none nsobanurira harya byagenze gute. Uwo muntu akamusobanurira. Nkuko nta kintu bimaze ni ukwishyiraho icyasha cy'ubusa nyine namureka kaza. Ari ikintu mukanya waruvuzeho cyo ko mu bindi bihugu ho bareka abantu bakiyamamaza, nawe uri mu bantu bangiwe kwiyamamaza. Kandi amatora n'ubundi turimo turagenda tuyasatira. Haje umubare munini, byavuzwe ko hari umubare munini w'abantu baziyamamaza bagera ku 8 ku mwanya w'umukandida wa perezida. No kuba depite wenda bariho benshi, ariko ku mwanya w'umukandida wa perezida benshi niho tureba. Kuko nubwo babihuje, nzi ko itora rya perezida rizamira ry'abadepite. Siko bigaragara. Kuko ni ibintu bihabanye perezida n'abadepite. N'ubundi hari n'abantu batazabazi ngo umudepite wiyamamaje ninde. Ariko kubera ko n'undi mu Rwanda dutora ku liste tudatora umuntu ku giti cye. Ariko hari n'abantu bahari ku giti cyabo baziyamamaza ku biti abakandida bigenga barahari benshi. Abo rero ntabwo abantu bazabamenya, ahubwo bazajya bapfa gutora gusa. Ubundi se dufite amatora? Ntabwo ubibona ute? Sinabonye abantu baravuze ngo ubukwe amatora mu bihugu bibamo demokarasi, aho umuntu wese ushaka kugira uburenganzira, umuntu wese ushaka kugira uruhare mu kwiyamamaza umunyapolitiki wese ahabwa uburenganzira, akagenda agatanga politike ye, abantu bagahitamo. Ubukwe n'amatora bitandukanira he? Ubukwe abarugu sareba aho tuzatora ukuntu hazaba hatatse. Hari ubukwe bya bitambaro byiza, amavaze meza, hazaba hateguwe nka hari ubera ubukwe nyine nka kwa kundi mu uko abantu bategura. Usibye kwenda aho ibirango bizaba bihari, ibitambaro bazaba bateguye bya bindi biranga bya neke bijyana ahubwo n'amabara y'idarapo ry'igihugu. Ibyo bizaba bihari neke n'ubundi ni kwisa. Ntabwo rero hazaba hari ntabwo ubundi mu bukwe busanzwe ubundi dushyiramo bya bitambaro bindi bisanzwe bitewe n'amabara bakoresha ubukwe bashaka. Kubwo ko yakoze ari ubukwe bw'igihugu tuzaba dufite amabara aranga ya mabara ari mu idarapo ry'igihugu cyacu. Muri abo bukwe se ni umurenge no gusaba no gusohora umugeni. Mugeni. Mbese ubwo barasabye byararangiye. Barasabye barakoyaza bari umunsi wo gusohora umugeni. Amatora rero baravuze ngo ni ubukwe. Nose urabyemera mu Rwanda hari amatora cyangwa ntabwo ahari? Reka tuve mu rwenya. Hari amatora usibye nk'uko nabivuze amatora nyayo aba mu bihugu birimo demokarasi. Na demokarasi dufite. Demokarasi ivuga ubutegetsi bw'abaturage bushyizweho n'abaturage bugakorera abaturage. Icyo ni icyambere. Iyo ni imwe mu nkingi ya demokarasi. Cya kabiri, muri demokarasi habamo ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo. Hakabamo ubwisanzure mu kuba watanga kandidatire ugatorwa no kuba watora mu gihe utujuje ibisabwa. Igihe utujuje ibisabwa nyine ntabwo utora. Niyo mpamvu utajemo kandi ntuzanatora. Ariko reka nkubwire ikindi uzatora. Nabonye noneho banditseho ngo ikirango irangamuntu yanjye ntabwo izwi. Narabikubwiye mu gihe ari ikiganiro twakoranye ndakubaza ntuzatora, urambwira ngo uzatora. None dore ariko ikibazo ni icyo ngicyo nyine. Hari ikintu tugomba gutandukanya. Ntabwo abantu bazajya bica amategeko ngo hanyuma umbwire ngo nakubwije ukuri. Nta kuri wambwiye kuko nta mategeko arimo yicwa. Hari amategeko, itegeko rigenga amatora, hari kategori z'abantu batemerewe gutora. Abambuwe uburenganzira gutorwa n'urukiko. Ntabwo urukiko mu byo rwavuze ngo Ingabire ntabwo wemerewe gutorwa. Abakoze ibyaha bya jenoside, abakoze ibyaha byo gufata abantu ku ngufu, abakoze ibyaha byo kwica, ngaba abantu batemerewe gutora. Abantu batemerewe gutorwa ni abakatiwe amezi arenze 6. Nakatiwe amezi arenze 6 nubwo mfite urukiko rwa Afurika runkuriraho ibyo bintu. Nagiye gusaba ngo nkurirwaho ubusembwa. Umucamanza wo gukurikiza itegeko ntiyanemera ahubwo n'ikirego cyawe. Nyine ntabwo yemeye. Ntabwo cyemeye buriya. Ntabwo yemeye ikirego kubera ko aho kureba itegeko nari nashingiyeho ngewe
saba gukorerwa busembwa yaragiye afata iteka rya perezida wa repubulika aravuga ati iteka rya perezida wa repubulika risumba itegeko kandi ntabwo ari byo nujya kureba itegeko nshinga iteka rya perezida wa repubulika itegeko riri hejuru ry'iteka rya perezida wa repubulika iteka iryo ari ryo ryose ntabwo ni irya minisitiri byose donc urumva ni ikibazo ntabwo ari amategeko azayicwa kubahiriza amategeko rero kubaka igihugu kigendera ku mategeko nabyo biri mu biranga demokarasi amahame ya demokarasi donc niba ibyo bintu byose rero tutabifite ntabwo uzambwira ngo amatora agiye kuba ngo twicare tuvuge amatora azaba ariko azaba ari umuhango ariko ubundi byaba bifite uko bigaragara nuko binasobanuka abantu biyamamaza mu Rwanda ubifata uti abakandida perezida ariko bamaze gutanga usibye umukandida perezida twabonye ni perezida Kagame undi mukandida twabonye ni Frank nta bandi twari twabonye abo bakandida rero hari n'abandi tuzi ko bazaza byanga byakunda harimo ba Mpayimana na Diane Rwigara ntabwo kubera ko batari batanga kandidature zabo tuzi ko babidekaraye ubwo reka dutegereze babanze bazitange twe dufite amatora ya perezida tujya amatora y'abadepite aho nemeranywa nawe ahubwo no kuvuga ngo amatora ya perezida ntabwo azatuma y'abadepite agira ariko aho ngaho twaba turimo tuyobya abaturage kandi ufite inshingano nk'umunyamakuru gufasha abaturage kubabera urumuri nibyo hazaba amatora ya perezida wa repubulika azabera rimwe n'ay'abadepite ni ukuvuga ko amasanduku yo gushyira umuntu azajya agenda muhe igipapuro kiriho abakandida biyamamaza ku mwanya wa perezida wa repubulika ntekereza ko bari mu biro by'itora bazajya bamusaba bwira bati aba ni abashaka kwiyamamariza kuba perezida wa repubulika aba ni abadepite hazaba hari amasanduku atandukanye perezida wa repubulika n'iy'abadepite rero ntekereza ko nyine ibyo bintu birasobanutse ahubwo no gufasha abaturage kubyumva nyine umuntu akazagenda azi ko nibyo twebwe hano ikintu turi kuganira turimo turareba ukuri guhari ese koko umuturage niyo umubajije ikizaba akubwira ko hazaba iki ntabyo azi hari n'abatazi naho bazatorera hari n'utazi niba ari no kuri litse y'itora kubera ko uzize ikibazo ariko bagiye mu miganda nyuma y'imiganda bagiye basaba abantu kujya ariko si imiganda ijyamo n'abangahe uzi ko dufite miliyoni 2 z'abaturage bashya abazaba ku nshuro ya mbere bagiye gutora bwa mbere ntibazi ko bari kuri liste reka nkubwire ibyo byaba ari ikibazo kuko urwo rubyiruko rwagombye kuba nyine rukurikira rwagombye kuba urwo rubyiruko rwagombye kuba rujya mu muganda niba dufite urubyiruko rutajya mu muganda byaba ari ikibazo urwo rubyiruko rwagombye kuba rujya mu muganda urwo rubyiruko rwagombye kuba rukurikira iyo bumbwiye abantu bakuze byo nari kubyumva ariko ari urubyiruko byaba ari ikibazo kuko urubyiruko rugomba gukurikira amakuru umunsi ku munsi ntekereza ko rujya kuri za social media rugumva za radio donc rwagombye kuba rukurikirana rukumva yuko mu mikino bavugamo amatora ikibazo dufite kindi nico nyine niba igihe kinini gihabwa imikino ntibagire igihe cyo guhugura abantu nyine ngo bahugure no muri ibyo by'amatora no kubafasha kumva ayo matora ibyavyo nyine n'iki nacyo ni ikindi kibazo ariko n'amahitamo y'abaturage ejo bundi hari umupadiri sinzi niba waramubonye abaturage nabo bahisemo ko bazajya babashyiraho ibiganiro ko bazabiyumvira imikino ese naho bavuga iby'amatora cyangwa izindi gahunda zose za leta bayivuze vuga he ku bitangazamakuru hari ibitangazamakuru tuzi ko gahunda za leta bizivuga gutya bakabisobanura neza televiziyo y'u Rwanda radio y'u Rwanda none se radio abaturage bose hirya no hino mu biturage ntibafite amaradiyo ariko abenshi usanga bazi uko ibiganiro by'imikino bikurikirana kandi noneho cyane bazi ngo Messi atunze ibi n'ibi bazi uyu nguyu atunze ibi n'ibi ariko ushobora kumubaza ngo tuzatora ryari gutora ni ryari bazatora gute bazatora ndi iyo umubaje ngo bazatora ndakubwira ko bazatora Paul Kagame nta kindi donc urumva hari ikibazo kiri ntacyumvishije urumva ko hano hanze hari akazi sinzi niba abantu babikora babirimo bafatanyije urugo runana rwo kugira ngo abaturage basobanukirwe ibijyanye n'amatora sinzi niba bari kubikora neza kuko harimo abantu basobanukiwe pe bakuru ariko urubyiruko mana yanjye ni mu gicuku ni umupira rwose niba urubyiruko n'imiziki ariko izo ni ingaruka nyine z'amahitamo y'ibyo abantu baba bakoze niba bavuze bati ngarukiye kuri cya kintu cy'abanyamakuru kutigenga kwanyu
afite itangazamakuru ryo mu Rwanda ritinya gukoresha les débats politiques donc batinya gukoresha ibiganiro mpaka bya politiki kubera ko wese avuga ati bitangiraho ingaruka zabyo rero ni uko nyine urubyiruko rw'uwo munsi dufite ruza umupira rukamenya umuziki ibindi ntabyo ntirubyitaho kuko nyine niba abantu batinya gutanga ibiganiro bya politiki bagahitamo gushyiramo imikino y'imipira bagahitamo gushyiramo imiziki ingaruka zabyo ni ibyo ngibyo ubundi ntabwo ari byo none icyo gihe amakosa turakira kuri inde kuko hari ikigo gishinzwe amatora nyine ntekeza ko icyo kigo wenda nuko cyakira amakandidatire wenda nikimamara kuyakira wenda bazakoresha ibiganiro hirya no hino reka nta uvuma iritararenga reka twizere ko nibamara kwakira za kandidatire bazakoresha ibiganiro abonye muri minsi batangiye gukorera bamaze gukoresha nk'ibiganiro nka 2 ahari babikorera he ku maradiyo ariko yahe radiyo y'igihugu na televiziyo y'igihugu izo zonyine oya no ejo bundi ikiganiro bakoze ko ntacyumvishe kuri radiyo yigenga ntacyumvishe kuri televiziyo y'u Rwanda yego baragerageza bakajya n'ahandi ariko usanga ahubwo wenda icyo twabasaba ni ugushyiramo imbaraga bagakora ku buryo no kuri amaradiyo yigenga no kuri za social media bakamenya ko ubu ngubu ariho zisigaye ibintu byinshi bisigaye bikora urwo rubyiruko ni ukurusanga aho ruri kuri za TikTok kuri za TikTok za kujya kuri izo ntuza izo mbuga nkoranyambaga zitandukanye izo mbuga nkoranyambaga abantu urubyiruko rukoresha bakabariho babasanganya kujya kubabwira bati hari amatora muzatora abadepite muzatora amashyaka hama n'abaziyamamaza nabo bakazamenya nyine kuzajya kuri izo mbuga nkoranyambaga yabonye n'abantu benshi batangiye gukanguka PD yavuze ko itazongera guhekwa yatanze abakandida ukwayo igiye kujya yigenza igiye kwigenza yacutse yatanze abakandida ukwayo nabonye habonye abakandida bigenga benshi b'abadepite biriya bintu by'abakandida bigenga benshi nananiwe kubihuza n'ibyo umunyamabanga mukuru wa FPR Inkotanyi yavuze igihe bari batanze kandidatire avuga ati ishyaka ryacu ni abanyarwanda bose barimo abanyarwanda benshi barimo ati rwose ati nyine ura n'umuryango noneho kuba abantu turi kubona abakandida bigenga benshi ni ukuvuga ko amashyaka ahari ntabwo bayizeye ntibari muri cyambere kivuga ko batari muri ayo mashyaka uvuga ko abantu bahari bashaka gukora politike abenshi kandi nabonye ari n'abatoya bari gutanga kandidatire zigenga ni abantu batoya uvuga ko amashyaka ahari ntabwo abaha icyizere niyo mpamvu batayajyamo ngo bajye no gushakiramo iyo myanya icyo nicyo cyambere no kuvuga ko amashyaka ntatanga icyizere icya kabiri ariko cyiza kirerekana ko abantu batangiye kuba motive kwitabira politiki gukunda politiki no kwitabira kuba batinyuka kujya kuvuga ati ndajya gutanga kandidatire yanjye nk'umuntu wigenga bavuga ko abanyarwanda batangiye gukangukira politiki no kugira iyo nyota yo kumva ko bajya mu buyobozi kandi bumva ko hari icyo bashobora gukora muri icyo gihe ntabwo nemeranywa n'abantu mu kuvuga ngo abakandida benshi bigenga ngo biragaragaza ngo ikibazo cy'ubushomeri n'abantu bahungira kuko abantu bari kujya gutanga kandidatire abenshi nabonye kugeza ubu n'abafite akazi ntabwo ari abashomeri ni abantu basanzwe bafite akazi donc ni ukuvuga ko ahubwo abantu bari gukunda politiki bakagira inyota bagashaka kujyamo bakumva bafite iyo nyota yo kujya mu buyobozi ariko kandi bakaba badafite icyizere amashyaka ahari kuko nta shyaka bagiyemo amashyaka ari ntayo bagiyemo ahubwo bahisemo kujya gutanga kandidatire zabo bigenga ndumva ibyinshi tubiganiriyeho n'amatora tuyavuzeho nubwo uzaba utayarimo uzanatora uzaba urihe ariko kubera ko abakosora amaliste y'amatora bavuze ngo bazajya gukosora ubwo ndacyategereje ntabwo ndaheba uretse kunkura mu bazatora ntabwo ndaheba ahubwo kandi urumva ushaka kwitorera perezida w'igihugu sinshaka gutora perezida w'igihugu nk'umuturage wese reka burya ni inshingano umuntu wese afite inshingano yo gutora umuyobora mfite rwose inyota yo gutora perezida wa repubulika afite inyota yo gutora abadepite ndabwo iyo nyota ndayifite cyiza ariko nk'uko wavuze ngo abantu bazareba perezida kurusha abadepite ndagira ngo reke ku kintu ntekereza amaze iminsi ntekerezaho kuva u Rwanda rwabona ubwigenge abaperezida twagiye tugera abaperezida ugasanga imbaraga z'ubuyobozi bwose buri mu maboko ya perezida wa repubulika
maze iminsi ndatekereza ngasanga aricyo kintu kigomba kuba kitubangamiye mu kubaka demokarasi mu gihugu cyacu. Tugira cya kibazo cy'amateka yacu ibintu bigendeye ku bwoko, tukagira cya kibazo cy'uko imbaraga zigenda zikajya mu maboko ya perezida wa repubulika. Maze iminsi ndatekereza ndavuga nti dukwiriye kubaka demokarasi itari y'abantu bumvikaniraho mu gikari, cyo nita igikari n'iriya forumu y'amashyaka ntabwo yemera ariko bakumvikanira mu gikari, ama bakaza bakatubwira ngo twumvikanye ibi, ugasanga umuntu avuze ikindi kinyuze ku ruhande bagiye kumucyaha, kandi umuntu muri politiki yose afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bye. Maze iminsi ntakiza ndavuga nti twari dukwiriye ko gutera intambwe tukubaka demokarasi kugira ngo twubake demokarasi ikwiriye ubuyobozi, imbaraga z'ubuyobozi kuzishyira mu maboko y'inteko ishinga amategeko. Ubona nka biriya bihugu by'Ubudage, nuko tukagira inteko ishinga amategeko akaba ifite imbaraga z'ubuyobozi, noneho perezida wa repubulika ntanatorwe n'abaturage ahubwo agatorwa n'inteko ishinga amategeko. Donc inshinga amategeko ikaba ari ifite imbaraga zose z'ubuyobozi. Noneho ko ishyaka riyobora uko iyo politiki ikora, ishyaka ryatsinze bariyamamaza, ariko icyo gihe hakiyamamaza amashyaka akamamaza politike yayo. Noneho ishyaka ritanze politike bashimye, abaturage benshi bashimye, niryo ribona amajwi menshi, yabona amajwi menshi, ariko n'abandi bakaza bakajya mu nteko. Kuryo twakubaka inteko nyine irimo ayo mashyaka, irimo abantu bava mu nzego bafite ubumenyi bunyuranye. Nabonye hari umuntu yamamaje avuga ati ngewe rwose nzavuganira abahinzi, nkora ubuhinzi, nzavuganira abahinzi. Bira nibyo, none ukajya yuko uvuga uti ngewe ngiye muri ira nteko kuzajya mvuga ibibazo by'ubuhinzi abaturage bafite, abahinzi bafite, kugira ngo nyine leta ikundi bishyiremo imbaraga. Donc muri izo domaine z'unyone tukagira iyo nteko yubatse muri ubwo buryo, ari nayo ifite imbaraga z'ubuyobozi bw'igihugu, akaba perezida akaba ari uwo muntu wo navuga wo gusa nk'ureberera igihugu cyose muri rusange, ariko mu by'ukuri ibyemezo bifatwa n'inteko ishinga amategeko. Ntegeza ko ibyo bintu byadufasha, byatuma twubaka igihugu kigendera ku mategeko, kuko kugeza uyu munsi kuba imbaraga z'ubuyobozi ziba mu biganza by'ubutegetsi nyubahiriza tegeko, bituma ubutegetsi nyubahiriza tegeko butuma ubutegetsi nshinga amategeko n'ubutegetsi bw'ubutabera bitigenga, bigatuma ibintu bidakora uko bikwiriye, bigatuma amategeko atubahirizwa, bigatuma abantu bashobora gukandagiza abandi itegeko, bigatuma. Donc ntekereza ko ni igitekerezo ntanze abantu bashobora gukomeza gutekereza, ariko ntekereza ko duhinduye, kuko ibindi tumaze imyaka 60 twinjiye mu bwigenge, donc tuvuye mu bukoroni, tuvuye mu bucaka, tuvuye mu bikibyo, tubonye ubwigenge, dufite repubulika, ariko kubaka demokarasi byaratunaniye. Ese ntabwo twatekereza mu bundi buryo tukavuga tuti kubera ko twagize abaperezida bakagira imbaraga zikomeye, demokarasi ntibikunde ko yubakwa, kuki noneho tutagerageza politike indi demokarasi, ubundi bwoko bwa demokarasi, aho ubuyobozi, imbaraga z'ubutegetsi ziba mu miganza za parlement, noneho parlement akaba ariyo izajya igena imigendekere n'imicungire y'igihugu. Kuko ntegeza ko icyo gihe byatuma twubaka igihugu kigendera ku mategeko, byatuma bya bibazo by'amacakuri by'abanyarwanda, by'abahutu n'abatutsi n'ibiki byose dushobora kubirengaho muri ubwo buryo. Kuko icyo gihe abantu bajya bareba ku buryo mu nteko ni na ya demokarasi consensuelle tuvuga yumvikanyweho, niho na ryajwi ry'ababandi bafite amajwi makeya, donc minorité politique, ntabwo ari minorité ethnique, mu gifaransa no byumvikana neza. Iyo umuntu avajwe amajwi y'abanyamuke, abantu bahita bajya kumva iby'amoko, kandi n'amajwi y'abanyamuke muri politiki. Noneho amajwi y'abanyamuke muri politiki nayo agira ijwi, icyo gihe ijwi igitekerezo cyabo kikumvikana, nta muntu ugisuzugura, nayo igitekerezo cyabo kirumvikana, ugasanga donc abo bantu bose barahuje bashyizeho inteko. None urabona amaze iminsi ntekereza ko ari parti rya PS imbera PSD riri kuvuga riti bongera umubare w'abadepite, tukongera umubare w'abadepite n'ibyo 120, tukongera umubare w'abadepite, ariko hakazamo za kategori rwose amashyaka akaba hari, hanyuma na bya bitekerezo by'aba bantu bavuye muri za domaine zinyuranye bakaba barimo, kugira ngo rwose reflete, donc navuga bya bitekerezo binyuranye byo hirya, ku buryo rwose bikusanyirizwa mu nteko, noneho kavamo ikintu cyubaka igihugu. Ntekereza ko icyo kintu cyadufasha kuva ku bumwe, kwiyubaka nk'eni nation, kuko nge birambabaza kuba nyuma y'imyaka 60 tuvuye mu bukoroni, iranga 60 tuvuye mu bukoroni, tutarashobora kwiyubaka nka eni nation, duhora turebana nk'abanzi. Ntabwo ibyo bintu niba bitaradukundiye, ubuyobozi bw'imbaraga bushingiye buri mu biganza bya perezida wa repubulika bitaradukundiye imyaka 60 ikabishize, kuki tutakwemera nk'abanyarwanda
tugatangira gutekereza uburyo twagenda tukavuga tuti reka duhindure politike, noneho imbaraga z'ubuyobozi tuzishyire muri parlement, mu nteko ishinga amategeko, ba bandi bose batanga ibyifuzo, bafite ibyifuzo biyamamaze, baza bariho duhurizemo ibyo bitekerezo, noneho tugiye perezida uzatorwa n'inteko, akaba ari uwo muntu ugomba guhagararira igihugu, akavuga ya politike ntagire politike ishingiye ku ishyaka rye. Icyo gihe avuga politike ya yindi muri parlement bumvikana, kuko iyo bageze muri parlement bahita bakora politike global, nubwo baba bavuye mu mashyaka anyuranye no muri za domaine zinyuranye, do uhagarara ubuhinzi, aba professeur ko tubikora ngira ngo abahagarariye abashakashatsi, abahagarariye iki, abikorera ku giti cyabo, noneho iyo politiki abantu baraza bagahuza, noneho politiki ikaba imwe, noneho perezida akaba ari wa wundi ugomba wenda kuyigenda yivugana mu mahanga yidefanda agira gute, ariko izo mbaraga ziri ahangaha. Nigeze ko mu bintu byadufata guca kubaka ubumwe bw'abanyarwanda nka inination, kuko tugomba gushaka ntabwo njye nkunda biriya bintu byo kugira ngo abantu bajye bahora mu nama bakicara bagahura inama nk'izo zose twahereyeho tuvuga, bagasohokamo bavuze amagambo meza, ariko abantu batarenga umutaru waho bari, abantu batava aho bari. Hashize imyaka 60 niba kwiyubaka nk'abanyarwanda nka inination byaratunaniye. Ndabiza bazumva ikinyarwanda bavuga ngo twari batsende umunyarwanda, oya tujye tuvunge, barabizi nge ntabwo nkunda ibintu by'ibinyoma, ibintu byo kurwa tubeshyana. Ntabwo twe twubaka ubumwe bw'abanyarwanda, kwiyubaka komini nation tugagirana icyizere. Nimureke duhindure demokarasi, imbaraga z'ubutegetsi tuzishyire mu maboko y'inteko ishinga amategeko, twongere umubare w'inteko ishinga w'abagize inteko ishinga amategeko, hanyuma twubake inination. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda urayihangaye ku 10 kugeza ubu? Abaturage babatora baravuga bati dufite ibiragi, ntibavuga ibyo ntabwo ari ibanga. Ku bwawe inteko ishinga amategeko ntabwo nta manota nayiha, kuko niba hari abantu barenganywa birenze ku mategeko, sinumva umuntu wo mwitegeko. Nkunda kuvuga kira kibazo cya Kangondo, usibye Kangondo bari abantu bose basenyewe amazu ku cyemezo cyatanzwe n'ubuyobozi nshinga amategeko. Inteko ishinga amategeko ikabaza ko hari itegeko dufite ry'uko umuntu ava mu mutungo we, aribo batuye iryo tegeko, ntibagire ikintu na kimwe bavuga, ntibagire ikintu babaza abo mu nteko ishinga amategeko bati murasenyera abaturage kandi itegeko ngira uko rimeze, murabashyira hehe, biragenda gute, bakarekeraho bakabibirajya. Gusa umuntu udashobora kudefanda itegeko yatoye kandi inshingano ze ari ukugira ngo avuganira umuturage, abwire wa wundi nyubahiriza tegeko, amubwire ati wowe nyubahiriza tegeko ufite inshingano z'uko uyu muturage agomba kwimurirwa mu bintu bwahaye ingurane, ibintu bigakururana bikagenda kuriye. Hakaba ari abantu ngubu ubuzima bwabo navuga ngo bwasenyutse pratikoma. Dufite iyo nteko, gusa bavuga ngo iyo nteko ikora iki, ntacyo yakoze. Ndizera ko inteko tuzatora ubu ngubu mu myaka 5 iri imbere azaba ari inteko imwe abantu bavuga, ariko none tugatangira gutekereza uburyo nyuma yaha mu myaka iri imbere twahindura rwose politike yacu, inteko ishinga amategeko akaba yihabwa imbaraga. Ndagushimiye. Murakoze cyane. Tuganiriye byinshi, umuntu wakurikiye iki kiganiro hari byinshi yakuramo, kandi tugushimiye umusanzu wawe utanga. Tujye tuganira, nabonye abantu basigaye baza bagatanga ibitekerezo gake gake, bizagenda biza, ubona ko hari icyizere. Nubwo hari umuntu ugira gutya akahita agobekamo akantu, oya bera bitutsi nta kintu bintwara. Hari abantu b'abafanatike udafata n'umwanya wo gutekereza, ngo abanza atega amatwi avuga ati ese ibi bintu umuntu arimo kuvuga bifite ishingiro, si ukuvuga ko ibyo mvuga byose bari ukuri cyangwa bifite ishingiro, ariko niba ukaza uvuga uti nabyumvishije ko hari abavuze ntabwo nemeranywa nawe, nge byagenda gutya donc ugatanga igitekerezo, ariko uhita utukana bya bindi cyabo ngabo batukana. Hari abantu dufite biyemeje gutukana gusa, abo rero uburere bwabo twarabubonye uko bungana, abo ntacyo bashobora kumarira igihugu. Umuntu ufite icyo amarira igihugu ni umuntu ushobora kwihanganira mugenzi we, nkuko nabivuze ntangira, ugashobora kwihanganira mugenzi we mudahuje ibitekerezo, ukagerageza no kumugura tudenge ibitekerezo byanjye nibi, kuko uko twagenda tugize mpaka niko twazagera tukubaka igihugu cyiza cy'ubumwe bw'abanyarwanda, tukubaka inination. Turagushimiye. Murakoze. Iyi ni imbarutso ya demokarasi.